buriya gutereta umukobwa w'umusitari ukurusha izina ukurusha n'amafaranga uri kumva uzi gutereta umukobwa ukurusha izina n'amafaranga na burya umutereta kurusha n'amafaranga nyine hari ukuntu ukinana n'umuntu muri filime mukinana uko mukinana bikarangira hari uburyo umwiyumvishemo ndi kuvuga urukundo rwanana na Mitsutsu kuko nabo bigeze barakundanye urukundo rwabo aze ko barakundanye mwana barakundanye abantu bari kubibona bakagira ngo ni ukuri koko kandi nta kuri guhari aze ndabonaga biriya bintu byaramba mari njyewe rero nanze ko barwara ibyanjye ndabyisubiza nabahaye agahe gato ko kwitekerezaho mbona bashaza kubabyaza umusaruro w'ibintu nshaka ndavuga ni munsubize ibyanjye bibyaza umusaruro ngiye ibyo nshaka noneho umwana w'ikirere yatashye baramwakira kandi ngenda umubyeyi mwiza wakira umwana w'ikirara ubundi iyo umuntu agutwaye umuntu mwari muri kumwe urababara sibyo ntabwo bishimisha ese kuki ngewe amuntwara bitabaye isaga nk'uko byabaye isaga Yes, ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe cyane nizeye ko muri fresh nizeye ko mumeze neza cyane natwe turashima Imana dukomeje kugenda tumererwa neza kubera Imana namwe twizere ko ari uko abatameze neza ni mu byihanganire biba byanze ariko ejo hamwe n'Imana bigakunda nkunda kubabwira ngo mujye gukora cyane kandi musenge cyane niho dusubirizwa buri kimwe cyose tuba twifuza muri ubu buzima mbahaye ikaze mu kiganiro imbere yanjye ndi kumwe na Bobo uyu Bobo muramuzi ni umukinnyi wa filime kwa Daddy ni Bobo uri kuvugwa mu rukundo n'umukobwa bita Nana cyangwa se Naila ni Bobo uri gushinjwa kwiba umugore wa Mitsutsu ni Bobo wateje ikibazo muri iyi mihanda nyuma yuko amaze kuvugwaho inshuro nyinshi cyane ko akundana na Nana mu minsi ishize yari ari hano turamugaruye tugiye muri buze kumenya ikitumye tumugarura reka tubanze tumwakire kuri Kim TV aha habaye mu rugo hano ndi iwacu kabisa hano habaye mu rugo subu nakirwa nkwakira mu rugo aho byihorere kubera ko ushobora kuzanyakira ukaruha oya nakwakira nkaruha nkomeje kujya nkwakira buruku waruha kabisa ndi mu rugo byo kukwakiriza nanone hano ndi mu rugo kandi nyine wana ndahari murakoze cyane kumpa ikaze urarihorana bya umeze neza Bobo meze neza ndi mu mashimwe bahita amashimwe iyo byagenze gute iyo umuntu ushaka gushima iyo umeze neza bayita amashimwe ese nka buriya ubundi kugira wowe wumve ko umeze neza ura ubumeze nka gute ngewe byutse nta kibazo mfite numva ibiranye ufite imbaraga mfite ibyanjye 10 mu mufuka na 5 kuri momo shamba ameze neza nagugoye agakenze uhagaze bo fresh agakenze ngego uriya mfite agakenze ura inshuti zanjye nyinshi ntabwo zikunda kumpamagara zinyaka amafaranga menshi zinyaka 5, 6, 2 urumva rero mfite amafaranga ko manzi ko bashaka kumpamagara umuntu mu hacyo kibiri bameze neza cyane no nge inshuti yanjye impamagara insaba 700 ibihumbi iyo biceri 700 uri insaba 700 rero ubundi yateze moto reka ndeke iby'inshuti yanjye ubundi hora muri setisa ngo nta setisa ubwo bashaka gutega moto niyo mpamvu nyaka ya moto buri gihe bura nawe nujye byuhasanga ufite igihumbi gishimira Imana kuyo gihumbe hazava 700 yazagamo turasa yawe y'amayinite hari igihe kigeze kugera nka byuka ntacyo mfite kabisa nta nawe mfite ho kugikura uwo munsi bro uzi ubwo buzima kuntu baburyana nanjye bijya bimbaho baburyana cyane nta muntu bitabaho cyane kuri iyi generation yacu ho twebwe rwose baridanira nabyo nibwo buzima bwacu ariye mbyukana natanu mfite ku mufuka nani ijana ndavuga se ndava mu rugo ndagenda najyaye nta nahantu ho kuyakura nana ho kura ko mfite ariko mfite inshuti zanjye nanjye mamagara ngataye mwana inshuti yanjye nyoreza 5 ngo dore byakomeye shaka ya matiro ajijinganye Bobo ndaguhamagaye kuri Kim TV nyuma y'ikiganiro twakoranye wowe na Nana municaye aho ngaho wicaye ikiganiro giteza impagarara ku buryo bimwe na bimwe muri commentaire abantu bavugaga ati uwo muntu muzane buri umwe ku giti cye kuko ngo hari ibyo batinye kuvuga kuko bari kumwe ati tuzanire uyu utuzanire n'uyu
buri wese twumva uruhande rwiwe undi ntawe uhari. Ndakuzanye rero nsubije ikibazo, nsubije ibyifuzo by'abantu benshi baranamamagaye, baravuga ati ese koko nibyo Bobo yatwaye umugore w'abandi, ese koko nibyo ibi n'ibi. Yego. None rero ndaguhamagaye, reka mpere kuri wowe. Ubwo nanana nibikunda nawe azaza. Nta kibazo. Hanyuma rero Bobo, mu mihanda wabaye ikibazo. Asa ndi ikibazo mwana. Wowe wenyine. Aba ndi igisubizo. Siba muterwa ko ndi igisubizo muri iyi mihanda. Kuri bamwe ari. Wenda. Kuri bamwe. Ku bandi ubwo hari n'abari kubona ko wabaye ikibazo. Uri ikibazo kuri abo, uri n'igisubizo kuri abo bari. Nacyo. Ese uri nk'abantu uvuze ko wabaye igisubizo. Abantu bose. Abantu bose babonye ko nabaye igisubizo. Ibaza ko abantu bose bari kumvaga kamwe ati mwana wanjye uri igisubizo. Ibaza rero kandi. Ubwo zabaye igisubizo kiki? Kibibazo bari bafite. Abo bantu bose ndabaketse. Mwana narwaye izuba ryamba byire corona baye ku muntu. Aya munwa wawe nta kibazo. Nazanye agasebe kwera izuba ryansatuye. Nta kintu twaye. Ariko meze neza. Nibibazo bihari nako nibisubizo bimeze neza naribi. Mbere yuko twinjira mu kiganiro se nanameze neza raho. Nanameze neza. Ejo twaravuganye. Nanjye bubaza ati muheruka kuvugana. Ejo twaravuganye ku mugoroba. Ameze neza nubwo afite ubu stress. Iki gihe utarongera kumuvugisha. Namamagaye yanga kunyitaba. Shaka kuba arwaye cyangwa afite ikindi kibazo nazi. Ariko rero twavuganye afite stress bukeya ariko araha ameze neza. Kuko no kuri ako twavuganye kuri WhatsApp da. Ntabwo yabura kumera neza. Umumeza neza ko hari. Atameze neza cyabari n'ikibazo buri. Cyari ikibazo gikomeye. Reka dukubite tubangura twinjira mu kiganiro. Nukuvuga ngo mu mihanda niko tuyita. Tubyita mu mihanda. Yego. Bari kugushinja gutwara umugore wa Mitsutsu ari we Nana, bari kugushinja gusenya urugo cyangwa se urukundo rw'abandi. Yego. Bari kugushinja kwivanga muri ibi bintu. Bobo, tugiye kuganira noneho Nana adahari, wenda abona ikiganiro kuko nta buryo twakimuhisha. Yego. Twizere kuri butubwiza ukuri. Nyarabanyambeshya. Mu bintu bya mbere nizo mvugisha ukuri. Twinjire mu kiganiro ntago uri buze kuba. Ebari nagiyewe ubundi mama wahise mfatanye se ukubundi ari kwitwa ukuri. Ubundi nyamvugisha ukuri cyane. Rero nimba nabeshya abantu bandi iruhande gukina abeshya se abandi bakuri kamera. Bantu mushiti zanjye sinjya mbeshya. Ubushize twavuze uburyo wahuye na Nana. Ariko hari umuntu ushobora kuba atararebye kiriya kiganiro cyabanje. Ubu ngubu ugiye kutunyuramo mu masegonda makeya kugira tubone umutwe w'ibyo tugiye kwinjiramo uburyo wahuye na Nana bwa mbere. Kugira utarebye kiriya kiganiro wenda byumvire muri iki. Njye rero bwa mbere murana Nana. Twari kuri set. Urumva? Najyaga mubona kuri filime nyine za Daddy ariko tutaziranye. Bwa mbere mubona twahuriye kuri set uwo munsi tubonana nakiniye dukundana. Urumva? Nyina dukundana urumva rero ugiye gutangira gukundana n'umuntu mutaziranye biragora. Biragora hari uburyo utangira kwifata niwirekure ibiki n'ibiki. Habaye ngombwa ko none Nana tumenyana cyane tube inshuti. Inshuti turamenyana. Ibaze ko namaze amezi 2 nyina Nana nawe dukundana nimero ya telefone ngira. Nta nimero ya telefone y'ugira. Nawe nayanjye agira. Yego. Muhurira kuri set. Kuri set tugakina tugatoreza gatabi karangira. Muri groupe mwabagamo ntabwo ari witaye ku wundi. Wapi? Nyuma tuza gutungana nimero ya telefone tuzatangiye kuganira tubinshuti. Yari bitangiye kuza. Bitangiye kuza tubinshuti. Dusangira rimwe na rimwe ntuno birangira duhanye nimero. Ducata tukaganira ibintu byinshi byatari. Biza kurangira ibyari filme bibaye bushuti burenze nje nawe. Yego. Ngo nimba wibuka neza nagiye ku munyamakuru umwe bita reka muvuge nacyo Irene. Yego. Niho hano abantu bamenyere ko njye na Nana dukundana. Yego. Kwa Irene. Ko twaravuze Nana turakundana. Haba n'ibindi byanashaka gusubiramo bya danje twakozeyo. Abantu barabimenye. Nuko saga yanjye na Nana yatangiye na film itangira kuryoha. My Heart iraryoha kuko abantu barebaga couple bakareba couple ya nyakouple nyine. Kavuga ati turi kuri Bobo
ariko nubwo bari gukundana muri filime gusa no mu buzima busanzwe barakundana bari kudukinira ibyabo mu buzima busanzwe man filime iragenda iraryoha abantu baradukunda wabona na utabona Bobo bikaba ikibazo urumva ibintu birakururuka kugeza igihe haje kuzamo agatotsi hagati yanjye nawe ari nge biturutseho urumva habe ikibazo ari nge biturutseho bisa nkaho umwana wanjye nawe nyine usa nk'ucika ariko ucika kuri relationship hagati yanjye nawe ariko ni wacika mu buzima busanzwe nyine ngo turavugana cyangwa turahura kuri tele tukine ko twaranakinaga ariko twaba turi no gukina ukabona nyine ko hajemo ka kantu ntabwo akirimo kwisanzura urumva none muri my heart birangiye nawe dutandukanye urumva bya filime urumva ubwo umugani wari ugannye akariho wari ugannye akariho nari ngiye gukomeza kuri bimwe bavuze ngo umuntu atwaye ngo umugore wa Mitsutsu turi bubigereho ihangane turi bubigereho ubwo rero niyo ncamake nayo navuga y'uburyo nana twamenyanye n'ubu twaba tukiri kumwe hanyuma ubwo ni uburyo mwamenyanye hanyuma ni ryari wowe wicaye ukarebanana ukamwitegereza rwose warangiza ukabona ko ari umukobwa mwiza ukwiye kubenguka ukamugezaho igitekerezo cyo kuba mwakundana nana ni umukobwa umuntu wese yabona akamukunda sibyo ni umukobwa mwiza w'umwana mwiza ndetse umwana mwiza ntabwo ari ukuba ari mwiza gusa ni umwana mwiza ni umwana mwiza mu mico no mu myifatire urikumva ni umukobwa wo kurata no kuratwa urikumva ni umukobwa buri muntu wese yakwifuza kumugira inshuti niyo utamugira umuntu mukundana ni umukobwa ni umukobwa buri muntu wese yakwifuza kumugira inshuti imuhora hafi kuko buriya niwo muntu ushobora kumenyana unifuza kumutakaza uri kumva niyo mpamvu rero nana nta muri ibyo muvugaho bayana nabyo nanjye ndabizi ko ntari biryo umwana mwiza tu nani inshuti yanjye cyane man wari utaransubiza uracyari kuvuga ari ngusubiza iki nari nkubwiye ngo yanyuze kuri nana nibagirwa n'ibintu nari nkubajije ngo ni ryari ubwo icyo gihe cyose cyashize mwarakoranaga munazanye muri n'inshuti biraho nabajije ari ryari wamurebengutse ukarebanana ukavuga ati nana ni umukobwa mwiza nakunda nifuza reka njye kubimubwira ubu njye nyibonana naramukunze ariko ntabwo nari ndi kuri same level ye yari hejuru kuri njyewe yumva yari azwi kundusha kandi buriya biragora noneho ukuntu baba bazwi kukurusha ari nawe nzira ya byose nicyo kintu gitangaje tuvuze inzira ya byose wadusanga ari njyewe ni njye undi njye gusesengura ni we nzira ya byose njye nzira ya byose bajye kureba ikiganiro cy'abantu barabyumva uri kumva none buriya gutereta umukobwa w'umusitari ukurusha izina itoroshye iri kwaka ukurusha n'amafaranga uri kumva uzi gutereta umukobwa ukurusha izina n'amafaranga nana burya umutereta kurusha n'amafaranga nyine mbere ubu nayo ndafite amafaranga ubu twagigiranye nawe uri kumva biba bigoye niwe muntu wa mbere wemeye ko ufite amafaranga ubundi amafaranga ameze nka sida buri muntu wese ubajije akubwira ko ntayo erega nta muntu utabura amafaranga ikintu turusha ngo ni amazeru nyine ko mfite igihumbi wowe ufite ibihumbi 10 ukandusha amazeru ako nayo mafaranga ndayafite kuko mfite igihumbi cyanjye mfite amafaranga rero ikintu ndusha ni amazeru uri kumva ayo mazeru aturushanwaho niyo atuma buri wese arusha undi amafaranga ako nayo ndayafite aya mafaranga y'umuntu ntakemuye ibibazo bye kandi niyo mafaranga kandi biba bibaye rwose urumva rero umunsi wa mbere mbonana igihe nabonana nkumva namugira umuntu wanjye hafi hashize nk'umwaka n'igice cyangwa 2 uri kumva ntabwo nibuka umunsi cyangwa itariki ariko wenda tuvuga ko byari 2022 cyangwa 2023 na kabiri urumva hari ukuntu ukinana n'umuntu muri filime mukinana uko mukinana bikarangira hari uburyo umwiyumvishemo cyane ukuntu muhorana cyane mukorana ibiki n'ibiki njye na twashidutse turi gukundana muri ibyo mwakinaga muri filime mwaje
mwaje Yego. kwisanga mwakundanye. yego urikumva twashize twakundana njye nawe Mm, mu bintu tuba tuzi tuba twanateganyije mm, hari ibintu biba nyine mutateganyije agera. mutabipanze Ah. dushiduka twese twabyinjiyemo Mwabaye mwakundanye. twabaye inshuti magara Timagara. Ehe. twabaye inshuti magara n'unsige Eh. tubyisangamo tuba inshuti turakururana ibintu biracika induru ziravuga ibintu biraryoha Byizanye gutyo nta n'umwe ubwiye undi ko amukunda. Sha, Cyane bya- kwa kundi imitima izakundana n'ubundi kururana. ibaze ko byizanye Eh. twashidutse byabaye Musanga umwe akundana n'undi. Usanga- Musanga murakundana. usanga umwe akunda undi Musanga umwe akunda undi cyangwa buri umwe akunda. buri umwe akunda undi Okay. Eh, Kuko bibaye wenda. ari umwe ukunda undi. ibyo N'undi byose agakunda undi. Haba hari uri kwihoma. Mm. urumva Hanyuma- ariko ibintu byacu ntabwo twashaka ko bijya hanze cyane Ah. nuko byarangiye bigiye hanze buriya abantu bazwi ibintu Oya, ntabwo byaba rega, kujya hanze ni ukuvuga ngo nibwo buzima bw'abasitari niko biba bigomba kugenda. Yego. Urabona ngo nta kintu cy'umusitari kijya gipfa kwihisha. yego Hanyuma Bobo, Mm, muri uko gukundana na gushiduka mwese mukundana, mm. nta kintu wari uzi ku rukundo rwa Nana na Mitsutsu. ntacyo nari nzi Ntacyo wari uzi. yego Kandi rimwe na rimwe kandi warambwiye ngo rimwe na rimwe wabaga unahari. nyine nabaga mari kuri seti Mm. ako ntacyo nari nzi oya kuri biriya bya na mitsutsu nyuma Ndi kuvuga urukundo rwa Nana na Mitsutsu kuko nabo bigeze Erega biriya- bigeze niba barakundanye badupresenta urukundo rwabo. aze ko barakundanye mwana Hmm? barakundanye Ntago mbizi. nanambwe ko batakundanye Ariko twe tubona ibyo mwatweretse. eh reka wenda mbyemere ko byanabayeho Kuko batubwiraga ko bakundana. Nibyo rero gukururana kwa mitsutsu na nana byabaye nyuma aje gushwana na nana ko twize gushwanaho nyine uri kumva muri cya gihe haje umwe agatotsi. yajemo agatotsi ahita rero afatana na nana afatanye na nana rero nanjye ukura mwabibonye nanjye ko nabibonye ariko nana nyuma aza kumbwira ko batakundanye wowe iyo wabirebaga uretse ibyo Nana yakubwiye wowe yabirebaga wabonaga badakundana yanenze ko bakundana wari uzi ko bakundana yego nase wakuye umutima he wo kujya kuko impamvu ndi kukubwira ibindi kushaka kwerekeza ku kintu cyitwa Bobo yibye umugore w'abandi. Ntabwo ubwo ni mbarana namwibye rero naramwisubije ko byari uwanjye ese ugatinyuka kujya kubwira umuntu uri mu rugo rw'abandi ase n'urwo rwari arimo ubwo ndi kuvuga urukundo rwabo niko njye ndi kuruvuga ku buryo kugira ngo byorohe. njye ntabwo natwaye umugore w'abandi impamvu nigeze mbona Mitsutsu n'umuntu bita Nana bajya gushaka apartment yo kubamo. Yego nirwo rugo rw'abandi nakomeje kuva kare mvuga rero sekombe kuko ntago niba barakundanaga ntago babana nk'abavandimwe mushiki na musaza. Urumva nyine wewe baragiye uterura umuntu mu rugo rw'abandi niko binitwa ngo wibye umugore w'abandi. Bobo yatwaye umugore w'abandi ubwo nawe bari bashwanye ubwo nawe barashwanye agaruka iwanjye kwa kundi ngo aho yaciye adaca urwango ntabwo aca urwango ase ndabonaga biriya bintu byaramba mari oya none se njye sinjya nivanga mu nkundo z'abandi njye nzivangamo ngo njye njye nzivangamo warwivanzemo pe njye nitwa rwivanga mu rukundo njyewe iyo abantu bameranye neza mbyivangamo nk'abatandukanye noneho cyane cyane noneho iyo yari umuntu wanjye gute ubundi mwari ubundi gute umuntu gutwara iby'umwana guto wowe wakwemera ko njye Bobo njye nza gutwara umugore wawe kandi wavuze ko haje oya wabyemera njye ntago wapfa kuntwara umugore wawe nanjye rero nanjye nanze agasuzuguro uwo mugore naba namuhaza yego umuntwaye njyewe rero nanze ko barunwara ibyanjye ndabyisubiza nabahaye agahe gato ko kwitekerezaho mbona bashatse kubabyaza umusaruro w'ibintu nshaka ndavuga ni munsubize ibyanjye bibyaza umusaruro njye ibyo nshaka noneho njyewe mba nanarakaye buriya urakayemo yewe buriya ndakaye tumva wandakaza mwana cyakoze barayaje twaryemo numva nanarira umunsi naje mfite n'agahinda waye ibintu nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu bari kuzana ndavuga reka nzi nambaye amarinete naza kurira abantu bakabona ko umuntu w'umugabo yareze nibyo nashakaga kukubaza yego nk'iyo ubyutse mu gitondo nyuma y'uko wowe uvuze ngo n'ibyawe wisubije byagenze ukuntu uko nabonaga badakundana simbizi cyangwa se wenda ni amapuranka buriya ntabwo ari amapuranka badukiniraga ntabwo nabihamya
ariko wabonaga badakundana niko wavuze. okay twabonye ko na Mitsutsu bakundana siko twabibonye abantu nisi ko bari babizi barashwana ibintu byo bitangiye kujya hanze. Ikiganiro nabonye na yakoze yavuze ko batakundanye sibyo nanjye nibyo ngenderaho ku byo nana yavuze rega nanone nkabona Mitsutsu avuga ngo barakundanye nabyo ngabigenderaho ntacyo bintwaye barakundanye batarakundanye nta kibazo kuba yaragarutse wanjye nayo ibindi byose ntabwo ntacyo bindebaho. Yego hanyuma nibyo nakubwiraga ati iyo ubyutse ukabona biriya bintu byose ngo kunoza nyine kuri social media ati Bobo yibye umugore w'abandi wajya napfumuye inzu mukuramo. Hega twabonye na Mitsutsu bajya gushaka amazu yo kuba none inzu naragiye muteruramo wewe waragiye uraterura aravuga ati tugende usubire mu rwawe ubu none atuvugana yicaye mu rwo yahozemo ako kantu ugatinda ugasubiremo yicaye mu rwo yahoze ariko intambara zanyu z'abagore. Ubu byo nakubazaga iyo ubyutse nyine ukabona biriya bintu byose ati Bobo ni umujura w'urukundo, Bobo yibye umugore w'abandi, Bobo yiteje ibibazo afitanye ibibazo na Mitsutsu, ubivuga iki bundi buriya? Akoranye mfitanye ibibazo na Mitsutsu ra nanjye babaza ati buriya byo nta kibazo byaguteje na Mitsutsu muracyavugana nk'uko bisanzwe reka bari icyo duheraho ubundi nyuma y'uko wisubije ibyawe cyangwa se utwaye umugore wawe ukamugarura mu rugo nako umugore wa Mitsutsu cyangwa se wawe na Mitsutsu oya wanjye wawe ukamusubiza mu rugo yego ariko yari yagiye nanone bitewe umwana w'ikirare yatashye baramwakira kandi ngenda umubyeyi mwiza wakira umwana w'ikirare umwana w'ikirare ni ntabwo mvuze umwana w'ikirara mvuze izina rye ni umugani kuko nabyumvishe muri Bibiliya nari ngereranyije nyine nigereranye yego. hari umuntu rero cyane cyane biri no kuvugwa ntago hari umuntu birimo biravugwa ku mihanda nk'uko tuyita ati nyuma y'ibyo ukoze byose tumaze kuvuga ufitanye ibibazo na Mitsutsu ngo mwese mugirana ikibazo gikomeye cyane kugeza ubwo amakuru yanjye nikururira utaza aho mba nakuye bishobora kuba byanateje uruntu hagati yanyu hagati na Mitsutsu hagati yawe na Mitsutsu ndetse hagati yawe na crew ubwo ndavuga yo kwa Dadi ikaba yakururamo n'ibindi bintu nyine kambyite ko ari uruntu rushobora kuba rwajemo biturutse ku kuba waratwaye umugore wa Mitsutsu cyangwa se waragaruye umugore wawe mu rugo. Mbere ko ngusubiza icyo kibazo uhere ku kuba nta kibazo wenda waba ufitanye na Mitsutsu ibintu bigereho nyuma. Ubundi iyo umuntu agutwaye umuntu mwari muri kumwe urababara sibyo ntabwo bishimisha. Ese kuki ngewe amuntwara bitabaye isaga nk'uko byabaye isaga ni we wari wamuretse arijyana kuko we ngo we haje mwa gatotsi usa nk'ubiretseho gato yego abona nta gahunda ufite yigira kwa Mitsutsu. Rero nimba njye nta kibazo mfitanye na Mitsutsu ngiye ku giti cyanjye nimba wakimfiteho sibyo aho yansanga arahazi afite na nimero yanjye azampamagare ambwire ngo dufitanye ikibazo tuzakemura nk'abagabo. Ariko buriya umugabo ugira ikibazo n'undi mugabo ni umugabo utsindwa nemera ko yatsinzwe. Buriya nutsindwa uri umugabo uzayamara kuvuga ati ndatsinzwe ndemeye. Umugabo yavuze ngo ndatsinzwe nawe ushatse wahita umureka umureka urugero uri nko kumukubita akavuga ati ndatsinzwe we tuvuga ati kamwiho umuntu w'umugabo akubwiye ndatsinzwe ugita umwireka ubwo rero nimba habayemo umwe muri twe gutsinda undi umwe muri twe akabona yatsinzwe umwe muri twe namarika amaboko nyine avuga ati ndemeye cyane ariko nyine mbivuge neza ngiye nta kibazo mfitanye na Mitsutsu sibyo nimba ari ikibazo gihari wenda no muri timu wenda bimeze ukuntu nazi tuzabikemura tunga abagabo. Hanyuma se ko avuze ngo uko uvuze ngo aho yagusanga arahazi aramutse ahagusanze nk'uko bivuze ukamubaza ati dufitanye ikihe kibazo akakubwira ati ngiye ikibazo dufitanye n'inana akagusaba ko ugomba kugikemura mu buryo bwo kugira mureke kugirana ibyo bibazo icyo kibazo wagikemura gute? Nahamagarana nkamubaza ngo urahitamo nde aguhisemo se mugakomeza kugirana ikibazo gute se kandi abona batamushaka ese wakwihoma ku muntu mwana
iyo ubonye umuntu utagushaka kuramureka ugashaka ndase akumva ngo zoke nanane umukobwa uri muri imihanda wenyine oya ntago ari we wenyine nuzi ugiye yashatse undi niba seri umutima we wishimira nkuko wabivuze nuzi umutima wakushimira umuntu utakwishimiye wowe none ze nyine nareke kwihoma rero akunda twaretse misutsu mitsutsu ari kwihoma twaretse misutsu kiganira ibindi byacu mwana ko numva nashaka kuvuza kumuvuga uramba oya nyine ko ari umucaho tugenda mitsutsu ni inshuti yanjye nanjye ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye kandi cyane nimba ari ikibazo dufitanye tuzagikemura akusana rwanda kivuje ko cyaba gihari sibyo ni ibintu bibaho ko umuntu yakundana n'undi bagatandukana n'undi agakundana n'undi sibyo si ibintu sabe bibaho tuzi ko nyinshi hanze zagiye zitandukana umwe akajya ku wundi se kandi biteze ikibazo rero bireke guteza ikibazo hagati yacu nimba kino tuzagikemura ariko byemeze neza nanana cyo kintu nakubwira uburyo bwo kugikemura icyo kibazo ni ukubaza kuzanana na mugahagararana na mitsutsu ukavuga ati hitamo ubwo aho ahisemo akajyaho ubwo niko gukemura ikibazo okay ayi batwiyeze kuvuga ku runtu urabikwepye ndabibonye ku runtu bishobora kuba byateje na makuru yanjye mba nihigiye nkayabona gutyo byaba byateje muri crew yanyu yego kwa dadi by'ibyo bibazo byitwa kuba cyangwa bamwe bita ko ari ibibazo kandi mwebwe wenda nta bibazo mufitanye cyangwa se ugifitweho wowe utagifite ku muntu byo byerekeye ntabwo ibi bintu wowe na mwaba muteje intambara muri crew yari yibaniye neza imeze neza bora n'ubu turacyameze neza ahubwo abantu bari gukomeza ibintu uko bitari barakireya ibintu bidahari njye na cyo dufitanye na timu yacu ahubwo abantu cyangwa se abanyamakuru bamwe na bamwe barimo barashaka gukireya intambara idahari bakazamura ibintu bidahari n'ubu nakubwira ko njye narebye igitangazamakuru kimwe navuze badukozeho ibiganiro bitatu bikurikirana bitatu na nabo ujye wahita ubibona bitatu kimwe cyasohotse ejo bundi ikindi uyu munsi urumva nk'iki kintu umuntu ari gukireya abantu bari kubibona bakagira ngo ni ukuri koko kandi nta kuri guhari nimba umuntu aza akavuga ngo njye nakundanaga na kanaka turatandukana sibyo reka tubyemere ko byakozwe wenda twatandukanye bikozwemo uruhare n'abandi bantu tubyemere ariko twaratandukanye sibyo umuntu akavuga bikarangira nyine njye nkaza nkavuga ngo njyewe na nana turi inshuti magara turi inshuti nyine turi inshuti nk'uko byahoze bakabiremamo ikindi kintu atari ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane bivuze ngo umuntu ushobora kuvuga ikintu hariya ugatuma nza kugikomanta ngo nkakivuga nabi kandi atari cyo ukuri rero guhari nuko nta kibazo na kimwe mfitanye na mitsutsu nta n'ikibazo kiri muri timu yacu yego nimba ibyabaye byarabaye nyine nimba harabayemo agatotsi hagati yiwe na nana karabaye kararangira wenda bari no kwiyunga ubu ngubu sibyo ko nazibana zidakomana amahembe ntabwo bibaho nyine buri wese agirana ikibazo n'undi muntu ariko bafite ukuntu biyunga bikarangira ahubwo uburyo abantu bari kubikururiza nicyo kibazo kandi nta kibazo gihari Okimu ushaka kumvugaho ndanga kwinjira ntabwo mbishaka sinshaka kugura saga nazakemura reka nanjye ndeke kwinjira yego hanyuma iki kibazo kanyitaruke sibyo byiza nimba bakiri bukuri ibibazo cyihorere hanyuma se bobo nyuma yuko gutandukana na nana ikindi gihe kigeze kibaho nako muri ako gatotsi kajemo nta wundi muntu waba warigeze kubenguka yewe ego nicyo kintu twapfuye na nana mwapfaga indi nkumi abarivumbuye yaragiye ese we kuki wajyaga kumuzanira abandi bakobwa kandi nawe hari n'umukobwa mwiza tugenda mfite ubushyuhe hari igihe umuntu ageramo akamera nk'umusazi nese akabaye icwende ngo katajya koga karoze karanaca akabaye icwende ngo katajya koga karoze karanaca bwararorereye reba mbwiza ukuri nasohoye ikiganiro kuri channel yanjye urumva nana arimo arangatira ambwira uburyo nyine twabivuzeho nyine ambwira aranyibutsa ko mu cyatumye nandukana nawe ari kubera amafuti yanjye kandi koko narayemensa abari imbabazi uri umugabo
nta mugabo udakosa aho buri umugabo n'ukosa akaza gusaba imbabazi njye nemeye amakosa yanjye niyo nakoreye Nana musaba n'imbabazi kandi uko narayakoze pe ako sinzongera kabaye icwende karoze karanaki amuci inyuma nyine ngo njye oya yafashe ngiye kubikora ko nari narabikora yake abagabo muri abana babi nari narabikora ako sinzongera hanyuma Bobo karame nona nk'isaga yose bibaye cyangwa se nk'ibi bintu kuko muri sinema nyarwanda ubundi we na Nana mwari muzwiho bana bitonda ibiki n'ibiki ibintu bitabye bimeze ukunuko ibintu nyine biri bizarre mutabibarizwamo yego none murabyutse mutangiye nk'ibyo bigano bigera muri bingaye babakozeho ibinyamakuru papa uyu no yakoze ibi urabona intangaruka biri kugira biri kuba byagira kuri iyo sevia uko twe dusanzwe tukuzi nta ngaruka biri kuba byagira wenda urugero nko kwica seve yawe cyangwa se izindi ngaruka bigenda bikugeraho bishobora kuba byagira ubona byabangamira kariyeri yawe cyangwa se nk'uburyo wari usanzwe ubayeho okay turi abantu sibyo kandi buriya nta muntu uba perfect igihe cyose n'ubundi uburyo abantu batuzi ntacyo twahindutseho ngiye n'umuntu abantu bazi ko ndi umwana nicisha bugufi umwana mwiza nubwo nta wimenya ariko barabimbwira sibyo nkunda gufasha nkunda abantu n'ubundi niko nyemeza uri kumva ariko nta muntu uhora ari intungane ushobora kuba uyu munsi ibintu byagenze neza ejo bikagenda nabi birashoboka cyane rero ndi umuntu kandi narakosheje nshobora kuba narakosheje wenda reka mbivuge gutyo nshobora kuba hari ibintu nakoze bitari byiza sibyo ari nabyo byatumye mpindukira inyuma nkasaba imbabazi Nana nkabwira nawe byagenze nabi umbabarire nawe akumva ubusabe bwanjye akambabarira kubera ko anzi ko wenda ndi umuntu nta muntu utagwa nawe yakora ikosa sibyo rero iyi mihanda ibintu turi mu bya showbiz ntabwo bahora bakuvuga ibintu byiza gusa sibyo ejo murakuvuga neza mwari ejo akakuvuga nabi kugira ngo wenda yizamurire views nkuko turi kubibona abantu bashaka views kugira ngo akire ikintu kidahari kuko uri kwibona bari gukora ibintu bidahari kugira ngo views zabo zizamuke babone amafaranga ntabwo wabuze rero umuntu kuvuga ibimurimo we navuga ibimurimo ariko wowe uzi ukuri kwabyo ngewe Nana kutuvuga nta kibazo sibyo njya no kumvuga nanjye nta kibazo ukamvuga n'ibibi nibyo nakoze ukabivuga sibyo buriya iyo waje kuri iyi mihanda ni nkaho uvuze ngo ndabihaye mu mvugo uko mushaka sibyo ubuje uko wabwete genda bihaye nimubona nshinga ngakora ikintu kimwe uzakivuge ntabwo wamuza kuvuga rege nawe akeneye gucuruza sibyo rero ikintu njye nababwira nuko n'ubundi uko nari meze nyina Nana cyahindutse ahubwo abantu bari kutwambika uruhu rw'impyisi kandi turi inama rw'ibirura kandi muri intama kandi turacyari inama yego ni Bobo turi kuganira Bobo muvugaho byinshi twavuze haruguru uyu Bobo afite YouTube channel yitwa Bobo Films mugende mukore subscribe musharinge boro ziwe Nana cyane uko ntekereza ko ikizabikurikira ari icyo Sharono uzuntu turi guteguranye na Nana ya danje mu bihanahane rwose mu bateza imbere yego mukore subscribe hano kuri Kim TV Hub musharinge mukande like mwandike no muri comment muvuga ati turifuza ibi nkuko mwabyanditse mu kiganiro cyabanje yego niyo nkunga yonyine tuba dusaba Bobo karame reka tugane ku musozo tugana ku musozo uretse ibyo bintu abantu twe tukuvuga cyangwa se uretse uko tukubona nka Bobo ubundi wowe Bobo mu minota itari mike y'umwe gusa ubundi Bobo ni ukuvuga ngo uhuye n'umuntu ntago azi ko ari wowe Bobo yego ariko azi Bobo arakubaje ati ubundi Bobo ni muntu ki tubwire Bobo mu munota umwe Bobo uzi apana Bobo bavuga cyangwa bakubwira Nana ari kumamagara inde Nana mwitabe mwitabe Nana banzu rero ukuntu namwanditse hariho n'agatima ariko uri kubibona uwo mutima ko ufite ibindi bintu ku ruhande siko wamenaguritse oya ntabwo wamenaguritse ahubwo hariho akantu kawufashe kawuzengurutse kawubumbatiye ko mbona ari akantu kawuziritse se kumwe batuzi kameze nka ne
Eh. akane kawuziritse itabanana oya ndamwita ikiganiro kirangiye wamwitabye se ko ari Elijanse yacitse ndamwita ikiganiro kirangiye wari umajije ngo bavuze Bobo wamusobanura gute reka njye nisobanure sibyo Bobo ni umusore utarubaka udafite umugore utarubaka ariko afite umugore udafite umugore yari umugore ngira kuko kugira umugore ni ugushaka akumfite sheri nana muracyari kope na kopine nacyo Bobo ni umusore utarashaka w'ingaragu nyine ufite umwana w'umukobwa w'imyaka 7 Bobo ni umusore ukunda ukuri wanga ibinyoma wanga umuntu umubeshya ni umusore ukunda gufasha abantu wita ku bantu cyane kuri rwa rwego nshobora no kwitangira umuntu njye nkunda abantu mpaka nanakwitanga kuri rwa rwego kabisa kandi ndi kuvuga ni ukuri kuko abantu banzi baranzi ko nta bintu byinshi ngira nyine byo kuvuga ngo nshobora guhemukira umuntu Bobo ni umusore uri hambo nkunda guseka abantu b'inshuti zanjye barabizi ko muranseka umusore uri hambo cyane kera ahantu nigaga mu ngororero nize kuri Asupade mu ngororero abantu bizeyo barabizi banyitaga Bobo hambo mu ngororero Asupade ngororero nize tronkome abantu twiganye barabizi ko nitwaga Bobo hambo mugo Bobo hambo urumva Bobo rero nta byinshi namuvugaho ko buriya abantu umuntu n'ukumenya ari ukuntu umuntu akubona akakuvuga kuruta uko wakwivuga njye nivuze bagira ngo ndi kwirata cyangwa ndi kwitaka sibyo nawe udakora amakosa ariko njye Bobo shamana ndumwana mwiza tu hanyuma Bobo ikibazo cya nyuma dusoza yego umuntu ashobora kwibaza cyane cyane nk'ababyeyi nibo bahita babyibaza ngo uyu Bobo wasanga ari nk'abandi bose ari ba basore bose ari guteshana umutwe ni ba basore bacamo bigendera yego umva icyo nshatse kuvuga ni kubyumva bacamo bigendera ari guteshana n'igihe yamuretse akikundana n'undi mwana w'ibiki n'ibiki nta n'umufite yihe gahunda wawe nawe njyewe buri mubyeyi wese yakwifuza kungira umukwe we kubera iki se ababyeyi bose barakuzi nyine umubyeyi wese nateretera umukobwa akamenya Bobo wundi we yakwifuza ko mubera umukwe ngo ushingiye ku ki ntabwo bigaragara ku maso muri marinete se babibone ubu bisa wa mugani vuga icyo kintu kuri marinete reka nyivuge neza sibyo abo babyeyi bose bareba uwo mukwe bakifuza kugira umukwe Bobo ushobora kumbona ukuntu ndi umuntu mfite tatuwaje mu mubiri wanjye ni umuntu ukunda imitako nkunda ubugeni nyine sibyo hakaba ushobora kuba umuntu ukagira ngo wenda Bobo nishwe n'inzoga mu biyobyabwenge nyine uri kumva nk'urumogi n'ibiki ibiyobyabwenge byo ushobora kuba ntabyo nta n'ibyo nywa buriya sinigeze itabi sibyo si nk'urumogi n'inzoga narazinywaga ndazireka turi kimwe nanjye sinigeze ibyo byose njye n'inzoga sinazigeze njye narazigeze ntabwo nabeshya ariko ndazireka njye byumbwira ati ndabyemera njye ndo kubihakana ko utazigeze njye narazigeze ndazireka sibyo ikindi buriya ngewe nkunze umuntu ndamukunda uri kubona ndamukunda nshobora kuba nakosa nk'umuntu ariko ngewe nkunze umuntu mba nifuza ko dukundana tukazana abantu ndimo nifuza kuzabana n'umuntu kuko buriya ntabwo biri byiza gukundana n'umuntu ngo uje umurekure mwana ntabwo biba bigaragara neza mba nifuza rero ko ntazamugira umugore wari umbajije ngo nana sinzi imbere yanjye uko hameze ariko nana mbereye umugore nabyemera nana yego wari wabimuporopoza na rimwe oya ntabwo ndabiporoga mbona n'inshuti yanjye inshuti yanjye ntabwo tutaza byo gushakana urumva niyo mpamvu nari mvuze ngo buri byose yakwifuza ko mubera umukwe bitewe n'imyifatire yanjye n'imico yanjye ukuntu njye niyizi ntabwo nababaza umwana wa mabukwe namufata neza kandi ibyishimo yifuza kubaho nk'umugore nabimuha ko njye ntabwo ndi umuntu ubabaza umuntu dukundana nshobora gukora amakosa ariko ndi wa muntu nzi gusaba imbabazi buriya iyo nkoze ikosa ndaza ngasaba imbabazi nkamubwira ni sheri wanjye
mbabarira nakosheje kandi ntabwo bizongera kandi nkoze ikosa ntabwo risubira njye niko neye nsaba imbabazi kandi ikintu nsaba imbabazi ntabwo gisubira yego hanyuma baba reka ngushimire nanabifuriza ko Imana yarubwubakira rukaguma ibubakira rugume njye na shere wanjye ubwo ni icyo ni we nanana oya njye na shere wanjye ahubwo kugira kuzana umwana cyane wowe na sheri wawe nanamwihorere njye na shere wanjye Imana izabubakire rugume kuko Imana urakoze Imana ibyumve pe ubyare hungu nako dufite hungu dufite kobwa bufite oya tubyare hungu nakobwa njye nawe oya njye nawe tubyare hungu nakobwa sibyo kandi Imana ibyumve n'ukuri naye ndabishaka cyane ndagushimiye Imana kandi ngushimiye ko ntajya nguhamagara ngo nkubure niyo nta gahunda twaba dufitanye yego ntago wambura kubera ko tubayeho gufashanya kandi hano ni mu rugo mani cyane rega nayo niyanya mani mubizi ko nakarakanje mukore subscribe yampaye akazi sha aha ni iwanjye niyo mpamvu ntago yambura okima nejo uzambura nejo bundi yego reka dushimira na buri muntu wese warebye iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye subscribe wamaze kubyemera ko bagomba kuyikora niyo tutabivuga mu mubizi ko mugomba kubikora mwamaze kubyemera ahasigaye muhahe muronke Imana ije iduhana umugisha muri byose nshimiye mpeketa ubu nyicaye hano inyuma ngo yitwa Renovo kuri Instagram mujye kumureba muri ukuntu ari mugufi mukamezi wakamejeje yego no mukamezi ngo wakamiye filime ya Yesu arisha kuriya ngo wese umukamezi wakamejeje we avuga ngo ndi umukamezi wakamiye filime ya Yesu ko kera se n'abantu bareke kuriya babagaho niyo mpamvu hari tutamubonye yego byashoboka ndabashimiye cyane